uzarebe ibintu byinshi twebwe bitwica biba mu nyamaswa ntizigire icyo ziba kubera iki ntabyo hazakoze. Ariko twebwe umunsi twataye ubwiza bwacu n'icyubahiro cyacu, virusi zatugiriyeho indimu. None umuntu akaguhagarara iruhande akakubwira ngo ubu ngubu ndi kabutindi ntakasha, akantu gatoya kamukoraho ati jye mbivuyemo. Amina. Uyu ni umwaka wo guhinduka. Abagezeyo ndabashuhuje, muzajya mutubona turenga, basengere mwihane kuko guhinduka nuko nguko. Hari igihe abantu bicara bakakubwira ati twebwe indirimbo ubwayo ishobora kukubwiriza ubutumwa ukabyumva yuko igihe cyawe cyo guhinduka ari iki ngiki. Ngo umuntu yigeze kujya mu kamyoneti yicaramo inyuma, yari afite umuzigo umuremereye, ariko ko n'urugendo rwari rwamugoye yicara mu kamyoneti, ariko umuzigo arakomeza arawikorera. Baramubwira ati ariko umuzigo kuwikoreye kandi uri mu modoka, ati sinshaka kuvuna imodoka y'abandi, ati ntabwo yantwara ngo nyikoreze n'imizigo yanjye. Abantu benshi rero begera Yesu ariko imizigo yabo bakayisubirana. Njya mbwira abantu yuko burya Satani akora nka konvoyeri muri taxi. Urabizi hari abakonvoyeri, ariko ngira ngo nabyo ntabwo bikibaho cyane. Hari na taxi wasangaga zanditsemo mu muryango ugiye gusohoka ngo passager, ngo ntusige umuzigo wawe, na konvoyeri akabisubiramo ngo abagiye gusohoka mwese ntagire usiga umuzigo we hano. Umuntu araza akajya imbere ya Yesu agasenga, kumva Imana koko hari ikintu igiye gukora. Wagera hariya ku muryango Satani akavuga ati buriya koko wabyemeye? Uzi ukuntu kiriya kibazo kingana? Urabyemera ko Yesu ashobora gukemura ikibazo nk'icyo ngicyo? Ukongera ukiheba, umuzigo wawe ukawutahana. Ariko reka imizigo yacu tujye tuyisigira Yesu, nibura aba ari cyo kintu tuzajya twunguka tuje gusenga. Haleluya. Kuko ndabizi ubu ngiye kwigisha, ariko bamwe barabahita bataha mu mutima, cyangwa bamwe deja bamaze kugenda. Ariko mwihangane dufatanye ijambo ry'Imana. Mwaramutse mwese. Tugiye gufatanya ijambo ry'Imana. Murabizi muri uyu mwaka abatangiranye natwe kuri bonane n'abasenze ku cyumweru, haba hano mu rusengero cyangwa bakurikiye kuri online, dufite intego ivuga ngo guhinduka. Mwe muhindutse rwose mu mitima yanyu. Haleluya. Uyu ni umwaka wa transformation, ni umwaka wo guhinduka. Ikintu gikomeye kirimo, hari ubwo bwira abantu ngo ni umwaka wo guhinduka, tese duhinduka mu biki? Ngira ngo uyu mwaka uzadufasha kureba neza impamvu tugomba guhinduka, uburyo tugomba guhinduka, ibidufasha guhinduka, naho tugana duhinduka, kandi twizere ko tuzarangiza umwaka benshi mwarahindutse, cyangwa twarahindutse nanjye nishyiremo. Kuko burya buri muntu wese ikibazo tujya tugira, abantu bamwe bariyakiriye bazi ko bagezeyo, kabara atari ngo genda kijijwe. Hari umusore umwe w'umutunzi yaraje agasanga Yesu kuko yumvaga yaragezeyo. Aramubwira ati ariko mwigisha mwiza, umuntu yakora iki ngo aragwe ubugingo bw'iteka? Icyo nkundira Bibiliya, ngo Yesu aramwitegereza aramukunda, arabanza aramukunda uko ari. Arangije aramubwira turashaka ubugingo bw'iteka. Undi ati amategeko urayazi? Ntiyamenya ko yaguye mu mutego. Atayahe? Nanone Yesu amutega umutego ntiyabyumva. Aramubwira ngo ntuzice, ntuzasambane, ntuzibe, ntuzabeshyera abandi, ntuzifuze iby'abandi, za ntuza. Atayo ngayo, ati kuva mu buto bwanjye nyagenderamo. Yesu aramureba aramubwira ati ubwo rero imodoka yawe iri muri neutre, ntishobora kugenda. Urambwira ibyo udakora, reka nkubwire noneho ibyo ugiye gukora. Positive ayikuye muri neutre, vitesse ya mbere genda, vitesse ya kabiri ugurisha ibyo ufite, vitesse ya gatatu uha abakene, vitesse ya kane uze, vitesse ya gatanu unkurikire. Aramubwira ati iyo drive uko ikomeye, bitanu bya positive gusa, nta kantu ko guhagarara ngo agenda wabaye. Kuko abakristo benshi bakunda ubwo bukristo butagira icyo bubasaba. Ubukristo hari ahantu umuntu agera akavuga ati ubugewe nagezeyo. Urabona nkatwe tubwiriza ubutumwa, hari abo njya mbona bagenzi banjye bagezeyo, kavuga ati jyewe narabwirije. Haleluya. Ubushize nari ndimo kubwiriza hirya za Australia, timvayo ndabwiriza za Canada, ndabwiriza Amerika, ndabwiriza. None wamwumva avuga ukumva koko ari super. Imana igambwira ati ariko wagenze wagiye ugahagarara iruhande rwa Paulo, ukahita ubona uburyo uri igikuri.
urabizi Pawulo bamuteye amabuye basiga ameze nk'uwapfuye, umuyaga umuhushyeho, following day yari arimo kubwiriza ubutumwa mu wundi mudugudu. Mbabwije ukuri, ari umupastori w'uno munsi bakamutera amabuye, umunsi ukurikiyeho akaba yabisubiramo, yahita atanga ikanzu akitahira. Undi munsi baramufata, si na rimwe si kabiri gatatu, bamukubita inga. Inga cyari ikiboko bagukubita gifite amahwa ku mutwe y'ibyuma, bakubita amahwa akinjira mu mubiri bashikuza n'inyama zikaza. Ningera mu ijuru nzashaka Pawulo mubwire ntinyereke ibitugu byawe. Umuntu bakubise inga gatatu ntiyabireka arakomeza. Barangije abayuda baravuga ati ariko iki kigabo nticyumva, bagiteye amabuye nticyumva, bamukubita inga ntiyumva, bashyiraho inkoni, umuryamishe tumukubita inkoni 40. Ariko bakubitaga 39, iyo imwe sinzi icyo bayikuriragaho, inshuro 5 bamukubita inkoni 39 ntiyabivamo. Ndakurahiye umupastori wakubitwa nk'izo nshuro. Ngiye ndivugira abapastori ko ndi umupastori, abakristo mwebwe muri intwari bure wenda mwakomeza. None umuntu akaguhagarara iruhande akakubwira ngo ubungu bundi kabutindi ndakaje, akantu gatoya kamukoraho ati nge mbivuyemo. Kasha kaheye ati uba noyintingi nyine irajojoba amavuta. Pawulo bamukozagaho umushwari bazitahana bazikoza ku barwayi, amadayimoni akibwiriza akavamo, twebwe turayasengera agakomeza akagumana natwe. Tugasengera umuntu urwaye aho kugira ngo akire, kuri cyo bakakubwira ko yapfuye, utubundi kabutindi kaganaye. Twese tugomba guhinduka, hari ahantu tugomba kugana, hari ahantu tugomba kugera, hari ikigero tugomba kuvaho tukajya ku kindi. Cyo mbona abantu benshi banyurwa na minimum. Cyo nibere mu kiruhuko cy'izabukuru, ubundi najyaga nsenga iminsi 7 nkaza nkarara hano, ariko kubera ko nta rusengero nkiyobora, ubwo nyine nagabanije iminsi. None se ahubwo nagiye imbere Yesu ndabwira ko Yesu ubundi ko najyaga nza nikoreye urusengero n'abakristo buzuyemo, none nzajya nza nikoreye iki? Ariko hari ikintu ugomba kwikorera. Niyo waba uri mu kiruhuko cy'izabukuru, kiruhuko cy'izabukuru ntibivuga kwicara. Oya, gukorera umwami tugenda tuva mu bwiza tujya mu bundi, ngo no mu busaza bazagira amakakama n'itoto, ngo bazagumya kwera kuko batewe mu bikari by'Uwiteka. Gereka njye kwishakira imbaraga zo mu busaza, ibindi mumveho. Amina. Uyu ni umwaka wo guhinduka. Abagezeyo ndabashuhuje, muzajya mutubona turenga, mwe mugihagaze ku misozi mwahagazeho, mwibaze ngo ariko byagenze biti. Mwarahagaze. Rero buri muntu wese nafata icyemezo. Hari ahantu ugomba kwimuka, hari ahantu ugomba kwaguka, hari ahantu ugomba guhinduka, hari intambwe ugomba gutera, kandi uyu niwo munsi. Amina. Intambwe ya mbere rero, buriya ni mureba muri Bibiliya ifite ukuntu ikoze. Hari inkingi enye Bibiliya yubakiraho, zoroshye kuzibona muri Bibiliya. Igice cya mbere n'icya kabiri cy'Itangiriro, Imana ibirimo kurema, iyo bayita creation, kurema. Kandi Imana imaze kurema ibintu byose, ikintu yaremye bwa nyuma ni urugo. Haleluya. Nimureba neza ikintu Imana yarangirijeho, yarabanjire inyamaswa zose zizanira Adamu, zita amazina, irema inyoni zita amazina, irema amafi n'ibifi. Irangije yitegereza umuntu iravuga ngo ariko hari ikintu mbonye, si byiza ko uyu muntu aba wenyine, reka muremere umufasha umukwiriye. Irema urugo. Imaze itera intambwe isubira inyuma, iritegereza, ikoze igenzura, ikoze evaluation, isanga ibyo yaremwe byose ari byiza. Haleluya. Nuko byagombaga kumera. Ubundi tugumye muri Edeni, ndetse ko ngewe ntifuza gusubirayo. Ndaza kubabwira impamvu. Muri Edeni ndaza kubabwira aho nshaka kujya. Muri Edeni umuntu yarabayeho neza, afite ubwiza bw'Imana, kuko nubundi mu kuremwa umuntu yasaga n'Imana. Muramurikira neza. Kandi nuno munsi intego yacu ni uguhinduka, tukongera tugasa na Yesu. Ushatse wahera aho ngaho mu guhinduka kwawe, ukavuga ngo ngiye kujya nipima ku bipimo byose ndebe yuko nsa na Yesu. Ushatse nagarukirizaho. Abavuga murakaye mwese muhaguruke mbasengere, mwihane,
kuko guhinduka ni uko nguko. Hari igihe abantu bicara bakakubwira ati twebwe indirimbo ubwayo ishobora kukubwiriza ubutumwa ukabyumva yuko igihe cyawe cyo guhinduka ari iki ngiki. Umuntu ari muri Edeni yasaga n'Imana, kuko ngo mu ishusho y'Imana niko yabaremye, umugabo n'umugore niko yabaremye, ni ku gice cya mbere kitubwira. Kandi ikintu kigutangaje, umugabo n'umugore barareshyaga. Ibyiza byari biri muri Edeni, reka mbibabwire, kuko gusubira, iyo tuvuga ngo guhinduka, ni uguhinduka tugana aho twagombaga kuba turi twataye. Kuko buriya nkuko nababwiraga, Bibiliya yubakire ku kurema gice cya mbere cy'Itangiriro n'icya kabiri bitwereka Imana irema ibintu byose, ibirebye ubona ari byiza. Icya mbere, umuntu yasaga n'Imana yambaye ubwiza bwayo. Kubera iki? Kubw'umwuka w'Imana wari umuriho. Kuko mu biremwa byose Imana yaremye, umuntu niwe wenyine Imana yahumekeyemo umwuka wayo gusa. Umwuka w'Imana mubaho. Burya iyo umwuka w'Imana kuriho niho ibintu byose bitunganira. Turaza kubibona. Iyo umuntu agiye mu byaha akabigira akamenyero, ikintu cya mbere kimuvaho ni umwuka w'Imana. Buriya mujya mwibaza ngo ariko Adamu na Eva ngo byagenze bite? Burya umwuka yabavuyeho, kuko umwuka niwo bahaga ubwiza bw'Imana. Ndaza kubibereka nkoresheje izindi ngero. Hanyuma ikindi cyari gihari, kubera izo mpamvu umuntu n'Imana babanaga mu bumwe butagira amakemwa, harmoni total n'Imana. Imana yaza kumusura akayumva bakavugana. Haleluya. Njya nicara nkabwira Yesu, nkabwira ko Paulo yaranditse aravuga ngo hari umuntu wagiye mu ijuru rya gatatu ngo yumva ibintu bitumvikana. Imyaka maze ngendana nawe uzangeza mu ijuru rya gatatu ryari? Rega intambwe tugifite ziracyari nyinshi. Nanjye wazanzamuyeho gatoya nkumva ibintu bitamenyekana. Muri presence y'Imana, mu bwiza bw'Imana. Ikindi bari bafite, uretse kubana n'Imana, bari banafite no kubana nabo ubwabo. Harmony with self. Kubana nanjye jegewe, Rutayisire Antoine na Rutayisire Antoine bakabana neza. Kuko ubundi twese abantu turi intambara zigenda. Umubishopu witwa Festo Kivenye niwe kundi avuga ngo every man you meet on the street is a walking war. Ni intambara igenda. Muri wowe haba harimo ibintu bitogoteramo. Mwari mwabyumva? Hari ijwi riba rikubwira ibyo gukiranuka n'irindi rivuga iby'ibyaha. Umuntu araza yagutunga urutoki, muri we hakavugiramo amajwi abiri. Ijwi rimwe rikakubwira ngo mwihorere, irindi rikakubwira ngo agendera aho ngaho, mubwire, umwiceho. Noneho iyo wifashe ukajya mu mwuka, cya kindi cyakubwiraga mubwire, intambara irarota. None ukagenda utogota, kumva muri we ikintu kikubwira ngo uriya, ngo kuvuta mu bw'icyo umutekerezaho, ngo azajya kuvegetaho, ngo azumva yuko ari agafu kivugwa rimwe, ngo azagutondagira. Intambara ikarota muri wowe. Hari abandi bahorana izindi ntambara bagira amajwi abiri, ijwi rihora rikubwira ngo ariko buriya ngo nta nubwo ushyitse. Ubundi wowe ubona ushyitse? Iyo wireba mu ndorerwamo ubona uri mwiza? Erega ukagenda mu nzira wabaye mubi. Cyewe ndatangara cyane buriya. Umuntu w'umugabo nkanjye w'umusaza, ubundi waba mwiza ngo bikumarire iki? Erega ukabona umusaza byaramuvunnye ngo ntakiri mwiza, uri mwiza ngo urenda kurongora se, urenda gushaka undi mugore. Umuntu w'umusaza nkanjye urwana n'ubwiza ngo bumarishe iki? Ubundi bw'Imana bugahaye bwakumarira iki? N'abagore mufite abagabo, ubundi baguhaye ubwiza yarakubonye rimwe birahagije. N'uzaza akakubwira turi mu buzamubwira uti ubundi banyongereye ubwiza byamarira iki ko namaze kurongorwa, sinenda gusubira ku isoko. Ikibazo kiri he? Mwiyakira uko muri, sibyo ra? Murimo murabyumva? Ariko iyo ntambara ihora mu bantu. Kubera iki? Kubera ko muri Edeni umuntu yari yiyakiriye, yajya kandagira kumva ari mwiza, kumva ashyitse, kumva afite imbaraga, akumva yuzuye. Icya gatatu yari afite, yabanaga neza. Mujya mubona ukuntu Imana ivuga uko Adamu na Eva babanaga, ngo bari bambaye ubusa ntibakorwe n'isoni. Kubwira ngo bari bafite honesty, mbese ikintu cyitwa kudahishahisha, kudacengacenga, kutabundabunda. Bagendaga rwose bafite ikintu cyitwa transparency, bakabana neza. Kuko buri ikintu cyica ibintu nuko guhishahisha kwajemo. Hanyuma barangije n'ibibakikije byose bikabubaha.
Njyewe ntangazwa Adamu na Eva bategekaga isi, intare zikabumvira, inzovu zikabumvira, imbogo zikabumvira, na mikorobe zikabumvira. Zarabubahaga ntizabaryaga kubera yuko bari abatware bazo, kuko bari bambaye ubwiza bw'Imana. Haleluya. Kandi n'ibyo kubatunga byose byari bihari. Imana yarabwiye ati ibiri muri iyi ngobyi mujye mubirya bibatunge. Iyo niyo si bita creation. Imana irema ibintu byose yarabirebye, ibona ari byiza, ibona umuntu asa neza, ibona umuntu wuzuye, ibona umuntu ubanye neza na mugenzi we, ibona umuntu ubanye neza n'ibimukikije, ibona umuntu udashonje, ibona umuntu udahangayitse, ibona umuntu udafite ikibazo, ibona umuntu wuzuye, ibona isi isa neza. Iravuga ngo ibi ni byiza, ngo ku munsi wa karindwi iraruhuka. Amen. Ariko mu gice cya gatatu haza inkingi ya kabiri yitwa icyaha, kugwa. Umunsi umuntu yaguye rero, ariko Imana yacu ni nziza. Bya bindi byose namaze kubabwira muri shapitire ya gatatu byahise biyoyoka. Ikintu cya mbere, umuntu amaze gukora ibyaha akarya urubuto Imana yamubujije, umwuka w'Imana yamuvuyeho. Abantu benshi ntibajya babyumva ngo bibaze ariko niki cyabaye muri Edeni. Iki Imana yakoze, yabwiye umwuka ngo niwe wabahaga ziriya mbaraga, niwe wabahaga buriya butware, niwe wabahaga buriya bwiza, itahiri. Kuko basabye independence. Ubundi buriya umwuka niwe resident, administrateur w'ubwami bw'ijuru. Muri twebwe ni umwuka wera, niwe utubwiriza ibyo dukora, niwe utwigisha iby'ubwami bw'Imana tutabayemo, niwe utwereka Yesu tutazi neza, niwe uduha imbuto z'urukundo n'amahoro n'ibyishimo n'ingeso nziza no kugira neza no kugwa neza, niwe uduha n'imbaraga zidushoboza no kwirukana n'abadayimoni. Ariko mbona ndimo kubigisha igishimo neza, nabatakaje simbabona. Murimo muracyankurikira? Ikintu cyavuye muri Edeni, ariko muracyumva nimbahura urugero. Kera ababirigi bategekaga u Rwanda ari abakoloni. Tukiri mu bukoloni bw'ababirigi hari umuntu witwaga resident administrateur resident. Niwe waduhaga amabwiriza y'uburyo tugomba kwitwara nk'abakoloni b'ababirigi. Niwe bacishagaho amabwiriza yose, niwe twacishagaho ibyifuzo byose bijya mu Bubirigi. Ububirigi bukatugenera ingabo zirinda iki gihugu, bukatugenera abagoronome baza kwigisha abantu guhinga, bukatugenera system za education n'amafaranga. Mujya mubona ahantu haracyariho ibitaro bimwe na bimwe bya kera byanditse ngo fond du bien-être indigène. Hari amafaranga bagenaga nyine ya bien-être indigène, mbese imibereho myiza y'abayindigene, bene abo baturage bo muri koloni. Ariko umunsi independence yabaye, idarapo y'Ububirigi ikamanuka, hakazamuka idarapo ry'u Rwanda. Ubwo ingabo z'Ababirigi zaratashye, ubuyobozi bw'Ababirigi buvaho. Nubwo wenda bakomeje kutuyobora, nimureba guverinoma ya mbere yarimo n'abaminisitiri benshi b'Ababirigi, ariko baravuga ngo ubu murigenga. Burya rero iyo wigenze bakwambura n'ibyo waguhaga. Umwuka wera rezida yaratashye, hanyuma abanyarwanda batangira kwigenga, ibyo bishe barabyica. Hari abantu bajya bambwira ngo abazungu nibo baduteye, ahubwo ni fine, wenda nibo baduteye kubikora, ariko nitwe twabikoze. Siko bimeze se? Satani azaza kubwira ngo kubita umugore, numara kumukubita ati ni Satani wanshutse, ariko niwe wakubise. Si byo se? Icyo rero nendaga kubabwira, umwuka amaze kuvamo, bya bindi twari dufite byose muri chapter 3, muri chapter ya gatatu imwe badusomeye, byaratakaye. Cyambere twatakaje niki? Ubusabane n'Imana. So iyo tuvuga guhinduka, hari ikintu cyambere, reka ngende no ku murongo umwe kugira ngo ne kuza kubigarukaho. Iyo tuvuga guhinduka, ni ukugaruka hari aho twahoze. Tugomba gutangira tukagira inzara n'inyota byo kongera kuyoborwa n'umwuka. Kuko umwuka wera nagaruka, mpora mbibwira abantu, umva, ikintu kizahindura ubukristo. Hano turavuga ngo n'umwaka wo guhinduka, umwaka wo guhinduka, umwaka wo guhinduka. Nta muntu ushobora kwihindura, ariko umwuka wera iyo yaje byose birahinduka. Haleluya. Ariko ikibazo dufite,
twebwe uko tugenda tumererwa neza, inzara n'inyota byo kuyoborwa n'umwuka biragabanuka. Namwe mwicaye ahangaha uwama icyuma kibipima wasanga 3 bya 4 mutazi n'icyo umwuka yaza gukora mu buzima bwawe. Ariko ugiye nakenera umwuka ngo amarire iki? Usanga umukristo aricaye aho ngaho kuko ntabwo azi neza yuko ubwiza bw'Imana mu buzima bwacu buva mu kuba umwuka w'Imana kuriho. Kuko Bibiliya bitubwira neza, Paulo yandikiye Abaroma aratubwira ngo abayoborwa n'umwuka nibo bana b'Imana. Ahandi yandikira Abagalatiya arababwira ngo mwebwe mwemere ngo muyoborwe n'umwuka, ngo nibwo mutazakora ibyo kamere irarikira, kuko buryo ubwiza bw'Imana buza kuri twe iyo twatangiye kongera kwemera kuyoborwa n'umwuka. Haleluya. So niba tuvuga guhinduka kwa mbere tugomba gukora ruka muri iyo nyota n'inzara byo kuyoborwa n'umwuka, ni ukugaruka muri iyo nzara n'inyota byo gutura mu gicu cy'umwuka, ukajya ukigenderamo ibintu byose wabibona. Jewe njya nsenga ndabwira Imana, Mana unyikize igicu cyawe, nimbona mbonere mu mwuka. Kuko buriya iyo urebye umuntu umureba mu buryo bubiri, umureba muri kamere cyangwa ukamureba mu mwuka. Reka mbere icyo uko bikora. Iyo urebye umuntu muri kamere nibwo utangira kumva umuntu akubwira ngo hari umuntu nabonye ngo ufite amaguru mabi, ngo hari umuntu nabonye ngo ufite izuru ribi. Izuru ribi ni risarite. Amaguru meza nagira ati nagenda, izuru ryiza ni irihumeka. Ariko iyo urebye muri kamere ubona ibindi. Ariko iyo urebye mu mwuka ubona umuntu Imana yaremye ngo ayiheshe icyubahiro. Ariko ubundi mbabaza ikibazo, ubundi nkanjye umbonye nifitiye izuru ryanjye rinini, ubundi iyo umbwiye ngo ni ribi narikoraho iki ngo ribe ryiza? Mwazambwiye ukuntu mwabigenza. Niba ufite amaguru ameze nk'imirishyo y'ingoma nk'uko umukobwa umwe yigeze kumbwira, wakora iki kugira ngo wenda sinzi amere nk'iki simbizi ko ari ayo ngayo ufite? Wayakunza akagenda. Ariko burya uba urimo kurebera muri kamere. Iyo igicu cy'umwuka kidukikije ubona abantu mu buryo bw'umwuka, ukumva abantu mu buryo bw'umwuka, no gutekereza kwawe igihe kinini ukakimara utekereza mu buryo bw'umwuka. Aho sindi buhatinde. Aho niho tugomba kugana mu guhinduka kwacu. Guhinduka kwa kabiri, umuntu amaze gukora icyaha yatandukanye n'Imana, kuko Imana yaje kumugendera nk'uko yari isanzwe imugendera, isanga yihishe. Irambwira ko Adamu kurimo kunyihisha habaye iki? Aho ntiwariye kuri cya giti nakubujije. Kubera iki? Gutandukana n'Imana niko kwazanye ingaruka zose ku isi tubona. Atandukanye n'Imana n'uno munsi isi turimo, n'isi irimo gutera abantu umwete wo gutandukana n'Imana. N'isi irimo kutubwira yuko twize dushobora kwihaza, n'isi irimo kutubwira yuko twize dushobora kwitekerereza, n'isi irimo kutubwira yuko twize dushobora kwihangira imibereho, n'isi irimo kutubwira ko Imana itagikenewe. Ari ibyo bintu by'Imana muba murimo bimaze iki? Uko niko isi irimo kutubwira. Ariko muzitegereze n'abahanga b'abanditsi. Hari abanditsi bitwa ba existentialist, abitwa ba Camus, abitwa ba Sartre, abitwa ba Nietzsche, abitwa ba Hegel n'abandi. Ushobora kubarondora kuko nibyo nize, cyangwa ni kimwe mu byo nize. Baranditse ngo Imana yarapfuye ngo umuntu ashobora kwigenga, kuko batangiriye kimwe n'ibyo bitaga ngo ni siècle de la raison. Bavuga ngo umuntu utekereza ntakenera Imana, umuntu uzi ubwenge ntakenera Imana. Abitwa ba Descartes n'abandi bavuga ngo ubwo ntekereza ubwo ndiho ndihagije. Ariko Imana iravuga iti sawa. Bagiye kwandika icyakurikiyeho baravuga ngo ubuzima ni akajagari. Life is absurd, la vie est absurde. Iyo wakuye Imana mu buzima bwawe akazima kabubuje, ubuzima buba akajagari. Ukura Imana mu buzima bwawe ubuzima buhita buba akajagari. Aka kajagari mubona mu isi kose, ko umuntu ufata umugabo akarongora umugabo ntacyo biri bumumarire, umugore ngo akarongorwa n'umugore uretse ko ntazi uko babigenza, sinzi nicyo bazakuramo. Ntabwo ntukana, ndasesengura. Isi bakajagari.
batandukanye n'Imana. Icyakurikiyeho niki? Umuntu yatangiye kwiyanga. Umuntu ngo yibone yambaye ubusa, ibyo bita complex zose zahise zinjira. Aratangira yibona ari mubi, aratangira yibona ari mugufi, aratangira yibona areshya n'igitonyanga cyo kuzuba. Uziko icyo abantu bamwe bigaya ko ari bagufi, abandi bakigaya ko ari barebare. Abarebare bagenda bahesa ibitugu ngo barebe yuko baba bagufi. Kwibaza rwose ubundi umuntu aziyakira ryari? Iyakira ukureshya mwa. Haleluya. Kuko icyo nicyo kibazo cyaje. Icyaha kije, umuntu yatangiye kwiyanga. Muzumva abantu ngo bari depressed. Abantu bwira ngo depression ngo nuko abantu bakene. Reka da. Iyi si irimo abantu bakize biyahura. Nabaze umubare w'abantu bameze neza bafite byose. Reka mbaho urugero rumwe rw'umuntu ujya nkunda gutanga urugero kuko yari afite byose. Umugore witwa Dalida yari umuririmbyi, afite imyaka 19, yabaye Miss muri Egypte, ariko yari umufaransa kazi ubundi. Abo umuririmbyi w'igihangange. Nimwumva muzatega amatwi kuri radio cyangwa muze kujya kuri YouTube mwandikemo Dalida, indirimbo ze zirahita ziza. Voyage sans bagage avec l'amour pour passeport, même premier amour. Uwo ni Dalida. Ku myaka 54 yanditswe akandiko aravuga ngo ubuzima burananiye, ubuzima buranshobeye, ariyahura. Yari mwiza, yari afite ijwi ryiza, yari afite indirimbo zizwi, yari igihangange ku isi, yari umukinnyi wa sinema, amafaranga yari ayafite, ariko arangije ariyahura kuko ubuzima nta sense. Ubuzima butarimo Imana ntibushobora guhazwa n'ikindi. Mwumva muri kino gihe abantu barabwira ngo agahinda gasaze, depression, ngo kariyongereye mu rubyiruko, ngo kare ntabwo ari mu Rwanda gusa, ku isi yose. Umwaka ushize muri statistique za Amerika 35% by'abanyamerika ngo bafite depression, agahinda gasaze na anxiety, n'ikindi bita angst, guhangayika utazi ikiguhangayikishije. Kubera iki? Nta Mana bafite. Umunsi umuntu yatandukanye n'Imana yatangiye kumva nta sansi y'ubuzima. Kandi amaze gutandukana n'Imana atandukana na mugenzi we. Adamu na Eva bari hamwe munsi y'igihuru bihishe hamwe. Imana iramubwira ngo Adamu, kugira ngo wumve umeze utyo ntabwo wakoze icyaha, ntabwo wari urubuto nakubujije. Ati sigewe. Gutunga gatoki n'uriya mugore, nta nubwo ari n'uyu mugore, ntibakiri kumwe, yagiye muri distance. N'uriya mugore, uriya mugore wazanye icyaha kigiye ku Mana, yazanye umugore no ku mugore. Ariko aka gatoki ntimukaze, jewe ndakaze. Iyo ibibazo byavutse mu rugo, iteka ryose umugabo agomba kubona uburyo ari umugore wabiteye. Njya mbasetsa hano abantu mu kindi gihugu kitari hano iwacu, nari ndimo kugira inama, umugabo afite inshoreke, umugore akamubwira ati yewe rwose ntabwo bizagenda. Umugabo akamubwira ati mbwira uyu mugore atuze duturanye. Umugore akamubwira ati sinshobora kureka amahane agifite inshoreke. Nkamubwira umugabo, se waretse iyi inshoreke? Ati sinshobora kureka iyi inshoreke, uriya mugore agifite amahane. Umugore akavuga ati mumbarize, atarazana inshoreke nagiraga amahane. Umugabo akamubwira ati nanjye sinshobora kuyireka kuko nyiretse amahane akayagumana sinabona honge. Mbura uko mbakirana. Buri wese aratunga gatoki, ariko namwe mwicare mwirebera ibyanyu. Ibyo byabereye kure ya hano, ariko na hano wagenda akabasura. Uwagenda akabasura. Buri wese azi gutunga gatoki. Umubishop witwaga Festo Kivengere yigeze kuvuga, aravuga ngo the worst day for a preacher is Sunday morning. Ngo umunsi mubi uruta iyindi ku bavuga butumwa ngo ni ku cyumweru mu gitondo. Yabyanditseho nyine, yari yatonganye n'umugore aramusika, bagiye gusenga aramusika. Aragenda ageze mu nzira, umwuka aramubwira ati nugenda wenyine, uragenda wenyine, nsubiye kujya kure mu mutima uriya mugore wawe usize arira. Undi arabireba aravuga ati yewe reka nsubire mu rugo, ntabwo nagenda ntajyanye n'umwuka, ntacyo byamara. Aravuga ati umunsi mubi ku bavuga butumwa benshi ni ku cyumweru mu gitondo, nibwo batongana n'abagore. Bagenzi banjye, uyu munsi hari icyaha nihannye, nabuze nkibwiraho mu Cyongereza, mada ujye undebera. Uyu munsi nihannye kureba muri telefone mbere y'amateraniro, kuko umuntu aricara agakora ibyaha, yarangiza agashakira ngo nabakozi banyereje. Ni wowe wakererewe, wishakira ibyaha ku bandi. Byazanye n'iki? Na wa munsi umuntu yaguye mu cyaha, atangira gutunga gatoki.
umugabo atunga agatoki umugore atunga agatoki inzoka, bose banga kwemera ibyaha byabo. Ariko mwe muzemera ibyaha ryari? Wagiye ufata ibyaha byawe, inzira yo kugaruka muri kiriya gihugu no kubanza tukemera ibyaha. Ibyaha byanjye Yesu yarabyikoreye, watigeze gukora icyaha naki imwe. Ndamwegera ndasenga, ndumunyabyaha be, numva ijambo ryati urababariwe. Amen. Aho kuko abantu benshi banga kwemera ibyaha byabo bakabyimurira ku bandi. Byatangiriye muri Edeni. Yewe urimo kwimura ibyaha byawe bishyira ku banzi, banda wowe wirebe. Mu gituma nasize uno mugabo ngo ntanezeza. Ugiye kuba umunyabyaha ngo kuko umugabo atakunejeje. Witeranije n'Imana, witeranije n'umugabo, ushenya urugo rwawe. Ngo uyu mugore wanjye ngo arakuze, ngo arashaje, wese urabyiruka. Ariko bagenzi banjye, isi yewe mu bugoryi ntazi. Dore wanjye namurongoye muruta. Ubu rero nicare nzababwire, nashatse umugore narutaga, none arashaje, jye nkibyiruka ujya he? Ngaho nimukomeze mubyiruke, jewe ndashaje narabyemeye. Umva iki kintu cyo gutunga, reka njye kukikurikiyeho kuko icyavuyemo amaze gutunga inzoka gatoki, Imana yarababwiye ngo nabibona ntimushaka kwihana. None mwese uko muri hano ari Adamu, ari Eva, ari inzoka, byose ibwira inzoka ngo wowe uzajya ukurura indu ry'ibitaka, uyu muntu azakumena umutwe, nawe uzamukomeretsa agatsinsino. Havuyemo ingaruka, ubwanzi hagati yacu n'ibidukikije. Urya munsi inzoka yatangiye gukomeretsa agatsinsino, niwo munsi intare yahawe uburenganzira bwo kurya umuntu, niwo munsi ngo yahawe uburenganzira bwo kurya umuntu, niwo munsi inzoka zo mu nda zahawe uburenganzira bwo kuturya, niwo munsi na Marburg na monkeypox byahawe uburenganzira bwo kutujyaho. Ubundi buriya busimba bwose bwari buhari, hariya amavirusi yose yari ahari, ariko yari inactive. Yaactivatinzwe n'iki? Nuko Imana yahaye uburenganzira, ubutware bwacu bwatuvuyeho. Inzoka iravuga ati burya nemerewe kumurya, uyu yajyaga dutegeka, none nemerewe kumurya. Ti sawa. Intare ibonye ibyumvise hirya iravuga ati uriya mugabo wajyaga dutegeka, nanjye nemerewe kumurya, atahubwo umugire range. Hirya ingwe iravuga ati buriya nanjye nshobora kumurya. Byose n'utumikorobe dutoya turavuga ngo uzi ko ba bantu nta butware bagifite, reka tubarye. Erega uzarebe iyo wari ukomeye. Nigeze kugenda muri matatu i Nairobi, harimo umuministre twubahaga cyane, ariko kera duhurira muri matatu. Ndavuganisha uri muri matatu, ariko ikintu cyambabaje kurushaho, asohokamo kubera kurumva yagendaga nk'umuntu utaramenyereye gutega tagisi. Konvoyeri buriya muri Kenya abakonvoyeri baho nta kinyabupfura bagira. Aramusunika mbona umugabo kubisa ibipfukamiro hasi muri kaburimbo, ndavuga ni dore uko icyubahiro cy'isi kirangira mu kanyamugabo. Na konvoyeri asigaye asunika umuntu waza ari ministre. Biriya nicyo mubwira, utuntu twose iyo ubutware bwawe bwarangiye, n'utumikorobe turakurya. Umuntu buriya za virus zatangiye kuturya kubera ko icyubahiro cyacu cyari cyatuvuyeho tutakizitegeka, kuko icyaha cyactivatinze ibyari bisanzwe ku isi, ariko byari inactive. Mujya mubona biriya bihugu bikomeye bigira amabomba akomeye n'ibintu by'ibibunda by'ibitwaro bikomeye, ashobora gukanda buto rimwe akactivatinga ibyari bisinziriye, ibintu bigaturika. N'ibindi niko byagenze. Icyaha cyactivatinze, cyakanguye indwara n'urupfu, za virusi ziraturya. Nabuze mbwira abantu kare, iriya bita ngo ni Marburg. Uzi ko Marburg yiturira mu gacurama ntibigire icyo bigatwara, kuko agacurama nta byaha kakoze.
Marburg itura mu gacurama, agacurama ntigapfe. Ndabeshyara. Marburg itura mu nguge, inguge ntigira icyo. Muzasome neza buri impamvu bajya kwita Marburg. Marburg abantu b'Abadage baraje bakura inguge hano muri Kongo bajya kuzikoreraho ubushakashatsi wabo. Abo zarumye barapfa. Muri ntuze ya Marburg nyine mu mujyi wa Marburg bahita bayita Marburg. Indwara yitirirwa umujyi kubera iki? Umuntu yagiye kuvana virusi mu nguge, iri mu nguge, inguge ntacyo yabaye, nta n'umuriro yari ifite, nta nubwo yarwaraga ibyo turwara, nta n'amaraso yayivagamo. Mu nguge bambaga yari yituriyemo. Za covid sezo ngo ziba muke. Uzarebe ibintu byinshi twebwe bitwica biba mu nyamaswa ntizigire icyo ziba. Kubera iki? Nta byaha zakoze. Ariko twebwe umunsi twataye ubwiza bwacu n'icyubahiro cyacu, virusi zatugiriyeho indimwe. Aha rero iyo tubwiye abantu ngo tugomba kugaruka, reka mvuge cyanyuma twatakaje imibereho myiza. Imunsi Imana yabwiye umuntu ngo uzajya urya wiyushya kuya, stress ubwo zaje, iminaniro yaje ikurikiyeho, turarya twiyuha kuya, turarya tuvunika, turarya bituruhije, kuko biriya byaje ari igihano. Abagore ngo muzajya mubyara mubabara, bundi mwari kujya mubyara bikajya bigenda ngo akana kakavuka mu mpundu. None umugore ajya kubyara tukajya ku mavi, Mana utubabarire uyu muntu abyare neza, Mana utubabarire tubone uyu muntu. Ugasanga kubyara byabaye stressful. Ariko bari hanze ari n'abari bagiye kubyara, biriya byaje ari igihano. Erega n'ubusumbane bw'umugabo n'umugore bwaziye mu byaha, kuko Imana yaravuze ngo guhera uno munsi wa mugore kwifuza kwawe kuzaherera ku mugabo, nawe azagutwara. Mu yandi magambo azagushyiraho agahato, azagupyinagaza. Ibyo byose rero maze kubereka, iyo batubwiye ngo muhinduke ni ukuvuga ngo muve muri ibyo byose. Ntabwo ndi bubisubiremo. Muve muri uko kuba kure y'Imana, mugaruke mu mibanire myiza n'Imana. Muve mu kuba mu buzima buyoborwa na kamere, mugaruke mu buzima buyoborwa n'umwuka. Muve mu buzima butiyakira ngo ugende wumva wemye, mfite utuguru dutoya ariko nkavuga nari utuguru twanye dutoya ariko turagenda, nifitiye amabinga nkavuga ntari ku imisaya kabisa ihekenye ibigori bikanyuramo, ukajya wumva umeze neza kuko uriyakiriye nyine, uragenda kabisa ugakandagira ukumva uri bye. Iki rero nicyo Yesu yaje gukora, yaje kutugarura muri buriya buzima. Ariko niyo mpamvu nabwira ngiye sinshaka gusubira hariya, kuko burya Edeni hari mu cyaro. Edeni hari mu cyaro, kandi jyewe icyaro nagisezeyeho. Hari umusore umuririmba ngo Nyabarongo nakwambutse nkwambutse, ubu nabaye umutawuni. Ikintu Imana yari ibizi yuko abantu bamwe tuvuye mu cyaro tutazasubira, ishyiraho Yerusalemu nshya. Iravuga ngo muzajya muri Yerusalemu nshya, umurwa utarimo ibinogo, ngo imihanda yaho yose ngo imeze nk'izahabu, ifite lighting, ngo nta n'amatara bakenera, ngo Imana niyo mucyo waho, ngo kandi ngo muri uriya murwa ngo Imana izaba ihari, bazaturana nayo, ngo izaba Imana yabo nawe ubwoko bwayo, ngo urupfu ntiruzongera kuhaba, ngo nta n'imibabaro, ngo nta n'intimba, tuzaba twagarutse hahandi. Icyo Yesu yaje gukora ni ukudusubiza aho ngaho. Yaraje uko icyaha cyabereye ku giti, aravuga ati muri Edeni hari igiti, nanjye Igorogota ndahashingira igiti. Muri Edeni hari igiti cyagushije abantu, Igorogota ndahashinga igiti kibakiza. Muri Edeni hari urubuto, ariko Igorogota ndashyiraho umubiri wanjye. Abanyizera bose bagaruke muri ya mibanire yo kugenda bayoborwa n'umwuka, bagaruke muri ya mibanire, kuko aratubwira mu Befeso ibice 2 ngo uwo musaraba wa Kristo ngo waye wicishije ubwanzi bwari hagati yacu, butugabanya n'Imana, butugabanya hagati yacu, bunangabanya nanjye ubwanjye. Njya mbwira abantu ngo iyo uhagaze hariya ku musaraba, ngewe mba hariya aho turiya tuntu duhurira, ukanyunga n'abandi hirya no hino, ukanyunga n'Imana, nanjye nkahagarara hagati nemye
havuga ngo yes, munsi y'umusaraba ndongera nkaba jyewe, munsi y'umusaraba ndagenda nkaba umwana w'Imana. Ukaza ukambwira ngo urasa nabi, nkabwira nuko utazi uko Imana imbona. Imana yatanze umwana wayo ingira uw'igiciro cyinshi, nkahagarara nemye. Ukambwira utari kurashaje, ariko nsaziye muri Yesu. Ukambwira utari kufite intege nkeya, ariko nigeze kugira nyinshi. Ukajya ugenda wemye, ibyo kugenda wububa ngo ariko buriya ngo abantu iyo bambonye ngo babona afite ngendera imitego, abandi ngo babona afite amajigo, abandi ngo, ukajya ugenda uvuga uti iyi mitego yanjye Yesu yarayipfiriye, nzajya nyigendesha tu. Ibintu by'amakomplexe bikavaho. Icyo nicyo Yesu yaje gukora. Iyo tuvuga ngo muhinduke, guhinduka ni uguhinduka muri izo domene zose, tugahinduka mu buryo twubana n'Imana, tugahinduka uburyo mbana nanjye jyewe ubwanjye, hahinduka uburyo mbana n'abandi, hahinduka uburyo nkora akazi, kuko muri Edeni Adamu yagombaga gukora kandi akagira ibimutunga. Hahinduka ku buryo bwose, uburyo nongera nkajya ndeba imbere nkavuga ngo ibyo ari byo byose, nubwo ntarageraho mpamagarirwa kugera, ndashaka gusa na Yesu. Pawulo yaravuze ngo twebwe tumureba, ngo tumutumbiriye, ngo mu maso hacu hadatwikiriye, ngo tugenda duhindurwa tugasa nawe. Yohana arandika aravuga ngo murebe urukundo ruhebuje rwatumye twitwa abana b'Imana, ngo bakundwa, ngo uko tuzasa ntikurerekanwa, ngo ariko niyerekanwa tuzasa nawe. Haleluya. Ngo ariko ngo reka mbabwire ngo abifitemo ibyo byiringiro ngo biyiboneza nk'uko nguwo aboneye. Uko rero niko guhinduka tugiye kuvuga muri uyu mwaka wose. Kandi nkunda ukuntu Pawulo yandikiye Abaroma, ndashoje, arabwira ngo n'ibyaremwe byose, ngo ibyaremwe byose bitegerezanya amatsiko guhishurwa kw'abana b'Imana. Bitegerezanya amatsiko, bikavuga ngo ariko bariya abantu bazasubira ryari mu butware bwabo, ngo mikorobe zireke kubarya. Siko buri bucuramo butureba bugaseka, haruzi uyu muntu udusimba ntunga mu matama ngo twamuteye indwara. Bazasubirana ryari ubutware bwabo, ngo nawe virusi ze kongera kubica. Ngo ibyaremwe byose ngo bitegerezanya amatsiko ngo kuzahishurwa kw'abana b'Imana. Niyo mpamvu umuhanuzi yaranditse aravuga ngo icyo gihe ngo Yesu naza, ngo intare ngo izarya ubwatsi irishanya n'inka, ngo umwana ngo azajya akina n'impiri ngo mu gikono cyayo, ku muntu azajya agenda nyine yemye yasubiranye ubutware bwe. Ibyo ngibyo ni ibizaza, ariko abatubanjirije baratubwira mu Baheburayo ngo ibyo ngibyo ngo babibonaga bikiri kure, ngo bakabyifuza, ngo bigatuma bavuga ko ari abashyitsi n'abimukira mu isi. Ngo abavuga batyo ngo baba bagaragaza ko bashaka gakondo. Ngo iyo baba barakumbuye yayindi bavuyemo, ngo bari bafite uburyo bwo gusubirayo. Unshatse gusubira mu byaha nasubirayo, si byose. Imodoka yo gutwara abagore nkajya mu marogi ndayifite, nasubirayo. Na kashi zo kubahonga nubwo ndi muri pansiyo nashyizeho umwete nazikorera nkasubirayo, ariko sinzasubirayo. Nta gahunda afite yo gusubirayo. Ngo iyo baba barakumbuye hahandi aho bavuye, ngo bari bafite uburyo bwo gusubirayo, ngo ariko ntibazasubirayo, ngo kuko ngo barashaka gakondo irusha yayindi kuba nziza. Haleluya. Ngo kandi ngo kuko Imana yibafitiye, ngo ntigira isoni zo kwitwa Imana yabo, kuko yababikiye gakondo. Aho rero niyo tujya. Ubu twatangiye urugendo rwo guhinduka, tugenda duhinduka, hanyuma umunsi Yesu azagaruka ubwiza bwacu bwose bukagaruka. Najya nyura ku ntare ikambwira ngo sari monsieur, ngo ubutware bwawe turabwemera, za mikorobe zose zigasubira mu bucurama cyangwa ahandi zabaga, ntizitinyuke kundya kuko nzaba nagarukanye ubwiza bw'Imana mu mubiri utagipfa. Ariko igihe ibyo tutarabigeraho, reka tube duhinduka kuri biriya bindi byose. Imana ibahe umugisha.